Mwana mfite nashaka kubabaza nyine. Izi karitsiye ndashaka cyane mwana kibikora. Cyane kibikora? Gutanga ngahe? Cyenda ahita mukurangira. Ese mwana wisi bihindura niziganda twa tugiyemo. Ntawe wacu wapfuye utyo. Rutama. Koraka mtaka kubaza. Baza nacyo. Mama. Umusitari wambeshe ngaraza kunsura ari kumva ntiyaza niyahuza ibinini bya danje urumva nkomeze nabi bya danje sigo hakuntu wandangira umwana mwiza karitsiye uri kubikora nkareba ukuntu nakwigenza Ana kiri gukora ibiki uri biki ariko nta nuko ifate nk'umwana kandi mbihira izo mvugo za kirara twe ntago tukumvira ibya by'ibirara ngira cyane karitsiye se ovase karitsiye nta wabuze cyangwa ngenda nyine gisimo cyo gusambanamo ukuntu si byose girute gusambana toka stange izina rya Yesu gusambana cyane gisambana ko gisambanira amafaranga agiye gukora ibyaha agire no kugereka amafaranga amana pagane mwasha pagane mwabaye mutego anemenya nje ibyo ndi kuvuga utari kubisobanukirwa ahubwo ibiraya ngibiki ibiraya yego oh my god ibiraya ungana gutya uri ndaye wewe mwana yagiye byo gusaba ndi umwana wa pasiteri man nigendera ahubwo nta murezi n'ukuntu mvuze imitsi yenda guturika man tarigenza utera kuko ninde wandangira ukuntu yirwana ubu ndaburaniwe pe kubyo nta nakura umuntu koko man uva nkubaza Nakuyanye n'iki gahunda n'ikiye. mwana washaka kubona amafaranga ariko nkakubaza Amafaranga guma n'izaye ndakuyamyesha. babivuze kuri pe iyi nkenda yagize umwaka n'ibiti biranyerera pe tegona gutakare yereka mubwira bakabuki bonda nimwe mtuye gutanga Nanjye nta wase nakuyobera Cyaha kugenda cyangwa mwumva se mbabaza mwana mfite nashaka kubabaza nyine izi karitsiye ndashaka cyane mwana kibikora cyane kibikora gutanga ngahe cyenda ahita mukurangira ese mwana wisi bihindura niziganda twa tugiyemo. Ntawe wacu wapfuye utyo. Are you sure man? Please dear. Ako nizera ko ari monuza yanjye. Nizera ko nibaza kubona akantu. ako kantu ko wakabura abantu wiho ubwo mfasha bikunde aho sibyo kantu ko ntago wakabura Pepe. Hari ribi. cyane hari bimana Ura muri rumbereza akakanya. kira bujyanye ya nibice munda kugurira kandi kantu Kuri muzima ngiye nkora amafaranga yanga gusa. Ayanga gusa. Linda yago wamuzanye mani gerayo amafaranga Fase mubwira. Mfite dirimo amafaranga. Iyo ndirimbo zite. Mva nyine mubwira. Uriya muhungu uhagaze hariya. Afite gahunda. Iyihe gahunda? Mva nyine. Ashaka icyana cyo gutikura. Arashaka Ndi kukubwira icyana cyo gutikura. Ntabwo urimo kubyumva ko utikura iki se kandi? inini Nini iki se kandi? ni igikoresho cy'abahungu ariko uzi ko harimo n'amafaranga ngende buze kugwigiyombe kandi buze kukongera ndi. Umva utambira ko ari uburayi. Erega iki uburaya butarimo n'amafaranga kandi wa muhungu ari buze kukwishyura. Aretse tukagenda kuko tugakora deal. Umva nkubwire iyo diri y'uburaya sinkikeneye nkwiyambuye n'undi munsi ntuzanyobera. Mwiyamyikise Ndakwiyamye ubwo buraya bwawe sinkikeneye. Ahe! N'undi munsi. mani deal rati. yanze gute Arambwiye ngo ntashobora kujya munsi y'ibihumbi 100. Ngo rero gerageza ushaka ahantu uri buyakure ngende. Nta telefone ufite se? Zanye telefone turebere. Telefone itanditse n'ibihumbi 5 ni uko mako. cyangwa kugira ngo mbure ubuzima nicyo kibazo cyanjye nakigurisha ariko maze kugira ute maze kumera neza sibyo Ufite kuyibika ariko umenye ko ibi bintu byose ngiye Fasha muvandi we ngiye kumereza iyi telefone y'ibihumbi 5.
Ngiye uraza kumereza amafaranga kwandi. Sabure kangerageze. Ngiye no kureba mu rugo ahubwo ndaza kuza uke manu bagukomeza nabi byadanje tegereza. Kumenya tumva nawe cyabagise ko kwesha kugira agenda biramuzana. Bibiri ubonye se Imana urabibona. Ubuse wowe gihe mucyara kibonara. Ese ubundi uretse ibintu byo kwishimisha. Sikoresha byo bana no gutega nsana. Asaba kuba bakwishimisha batanye ariko urabarenga. Ese nawe utegereje umusore ma ngira si Yesu rero ari kimana iri hano bose umusore kugura babatekereza kajyanye none yabigenza ate ko ariko abandi Icyo turesha. Akana kariho. Icyo ture. Nayo nawe. Katurebe we. Waka. Kaga kagashobora kwa kare mura tugende. Yabakunda marangira. Ngwino tugeresha. Tuza tugende. ariko abitwara arenganye ko ubu ndongeye mbuze isoko ko Muzanye bose kamfe ko batwara n'ubundi pe Are you sure Emmanuel? Jyana sha n'ubundi urupfu rw'imbwa n'inyama.